umugabo nyawe rero yirinda iryo sesengura kuko nuguta igihe ni baringa ahubwo umugore umwakira uko ari ukamukundira uko ari niba utagishoboye kumwakira uko ari no kubimukundira byaba byiza utandukanye nawe yamaye ndashima arahuranyije nuvuga ngo umugore umukundira uko ari ariko sinabyiza gusesengura gusesengura umugore usibye n'umugore n'abantu ntago bari ngombwa kuko ariko umuntu arahinduka ifo kumwapresiya muri situation zose arimo. Icyakane umugabo witwara nk'umwami cyangwa umuyobozi w'urugo umugabo wihagararaho amarangamutima y'umugore nizo mbaraga ze kandi iteka ryose umugore yisunga umugabo uzamufasha kugumana izo mbaraga ze. Tandukana na babandi babeshya ababona ishwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Niyo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Niyo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Niyo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Yes, twongeye kubasuza rero bakunzi ba Karegeya Omar pano tubifuriza ishya n'ihirwe mu byo murimo byose. Tumaze iminsi tubaganiriza ku ngingo zitandukanye bushize twavuze ku manza twaherukaga ikiganiro cy'umuntu ufite ikibazo cya bank ejo nabahaye case nyinshi nshimira abantu abanyamategeko bagenda batugira inama hari uwampamagaye ari mu Bwongereza ambwira kuri case y'uriya muntu w'Ibutare ambwira ko hari ibintu bibiri tugomba gutandukanya irangizwa ry'urubanza no kugurisha ingwate ni ibintu bibiri biba bitandukanye ngo bitandukanye ibiri gukorwa kuri uriya mugabo ngo nukurangiza urubanza rwaciwe banambwira ko ikosa rya mbere yakoze ari uko atitabye urubanza rwa mbere ngo atesha agaciro ari amasezerano ubwo tuzakomeza tubiganiraho hanyuma ejo kuri case ya mu byo navuze kuri case ya Sebeya y'umugabo ubakiwe n'akarere umugore akaza kumukuramo kubera ko bagomba kugabana umutungo utwarwa na Sebeya akarere kubakira umugabo arabamagaye ari muri Amerika arambwira ati niba adresse y'inzu ni UPI ni umutungo wagabanwaga ari iriya UPI ubwo n'ubundi bagomba kugabana ibirimo arongera arambwira ati iriya nzu ishobora kuba yubatswe na bimwe mu bikoresho byavuye ku ya mbere atubwo rero byaba bivuguzwe ko nayo ari y'umugore ndamubaza ntese iyo biza gukunda akarere kakamujyana ahandi atubwo byari kuba bipfuye turacyakomeza kungurana ibitekerezo rero ngira ngo KOP n'umuryango mugari abantu turatwungurana ibitekerezo umunsi ku wundi rero tugarutse ku gice cya kabiri bushize navuga ku muryango tugarutse ku gice cya kabiri cy'umuryango aho tugiye kugaragaza umugabo nyawe bushize twavuze umugore nyawe abagore bamwe batangira kumbwira nabivuze ati ubwo kuki uhereye ku bagore reka shimira abantu bakoze umwitozo nari nabahaye uko bagenda couple igenda igatanga amanota ku manota 20 umugabo agatanga kuri 20 umugore agatanga kuri 20 hanyuma bakareba niba bari hejuru ya 30 aho ngaho ni sawa abari munsi ya 20 birumvikana kubwo gatanye biri gukomanga hari umwe wanyohereje rezilita umugabo yahaye umugore 13 umugore yiha 18 ubwo igiteranyo ni 31 aho ni sawa muri make n'abandi ubwo barimo barabigerageza hanyuma reka manze case ya Nyaruguru turayiheraho ariko nabonye ikiganiro kuri kwa Gerard mbona umugore witwa Emerize ngira ngo umugore mwiza ariko umunyabibazo umugabo yaramutaye akwita umugabo ntago ndibe ntukanye ariko uyu mugabo ndamwita umugabo mbwa w'umuhanga
mu kanya tugiye kureba ibiranga umugabo nyawe. Impamvu namwita ni umugabo kubera ko afite ubwanwa kandi yashatse umugore, ariko ni umugabo mbwa kubera ko yataye umugore w'abana 4 kandi hari 2 bavutse mbere bageze ku myaka 6 nta wundi mwana barabyara, ariko noneho mbere yo kuturugo abatera mufururizo mu mwaka umwe amutera inde 2 amutana umwana utarakambakamba n'inda, umugore aragenda n'agahinda. Impamvu rero aho ngaho ni umugabo, ariko ni umugabo mbwa ubuhanga bwe noneho mu bubwa, ubuhanga bwe mu bubwa bajye banyihanganira ntabwo ntukana. Yashutse umugore afata inguzanyo ku cyangombwa cya nyirakuru w'umugore, inguzanyo bagira ngo bayubakishe, wa mugabo aba ari yakora impamba ajya gushakamo undi. Bivuze ngo inguzanyo nitishyurwa bazateza cyamunara y'umukecuru nyirakuru wa Emerize, kandi inguzanyo itarakoze icyo yagomba gukora umugabo yarayitorokanye. Abantu rero bateye batyo, oya ni umuhanga se, oya ni umugome, umugabo mbwa w'umugome w'umuhanga, bambabaye cyane. Uriya mugore icyiza cye nuko afite umutima mwiza. Bamubajije Gerard amubajije ati urifuza iki? Ati no, nkeneye abantu banganiriza, banyereka urukundo, bambwira ibintu biri positive. Icya kabiri nkeneye undangira akazi. Muri make ntabwo yasabye cyangwa ngo asabirize, yavuze ati mfite amaboko nakora mu ndangira akazi. Icya mbere nkeneye umuntu unganiriza ibintu bizima binyubaka, akangira inama, akampumuriza, hanyuma nkeneye n'undangira akazi. Urumva ubusabe bw'uriya mudamu aracyari na mutoya. Noneho tukijya mu muryango, uwamutwaye umugabo yari inshuti ye. Sinzi impamvu muri rusange abantu bicara bavuga ngo nta nshuti y'umugore. Abagore hagati yabo bavuga ati nta nshuti y'umugore. Benshi binyibutsa undi mugore nigeze kumenya, iyo mwumvise ukuntu umushuti we uriya Emerize wari inshuti ye yamutwaye umugabo, yari inshuti magara, yamusangaga no mu cyumba. Nibuka undi wigeze kumpa ubuhamya, yahoze ari umurokore ariko agira inshuti igenda imwigisha kunywa byeri, babanza kujya bamuvangira museri na fanta, bigeraho ka museri akajya akanywa akarahure kayo akakamara, bigeraho amara icupa, bigeraho anywa inzoga byenyewe. Ariko wa wundi wari inshuti ye nawe byabaye nk'ibi bya Emerize. Niyo mpamvu ngira ngo abantu benshi, abagore benshi batifuza inshuti z'abagore. Naho ngaho abantu babirebera mu bijyanye no kumenera amabanga no gutwarana abagabo ni ikibazo. Usibye ko mu myemerere yanjye umugabo utwarwa ntabwo aba ari umugabo, nubwo bibaho, ndabizi ko bibaho ariko umugabo utwarwa aba ari ikibazo. So Emerize rero yihangane, ngira ngo mu byo yasabye ngewe nta nicyo nshoboyemo kumugira inama. Ubwo n'iki kiganiro kirimo kumurangira akazi, byo sinabihamya. Sinzi aho atuye, ariko ikigaragara cyo mu kiganiro cye ashobora kuba atuye muri Kigali y'Uburasirazuba, kubera ko bavugamo ubwiza. Ngira ngo ubwiza nzi, hari ubwiza bwa Gasogi witegeye Mbandazi, Ruhanga na Mbandazi, hakaba n'ubwiza bwa Munyaga, ubwo ubundi ntabwo mbuzi. Uko bigaragara ashobora kuba ari muri zone ya Kabuga, no mu bwiza cyangwa za Mbandazi aho ngaho na Ruhanga. Ubwo rero abari muri biriya bice nibo bashobora kuba bamurangira akazi kugira ngo akore ataha avuga ati abana baransonza n'agahinda kakanyica. Afite umugabo ngo yagiye muri Nyagatare ajyana n'uwo mugore. Ariko buriya hari ibintu abagore bamwe na bamwe bajya bagwamo bikamera nk'amakosa.
kubera kwizerana ukizera ijosi rikakubyarira umwingo. Emerize yizeye umugore mugenzi we akajya abona ibimenyetso ntabyemere. Yavuze ko yigeze kubasanga mu kabari umugabo we n'uwo mugore ngo asanga ari kumubwira ngo ahita yitangura ngamubwira ngo hari ku munsi w'abagore. Wewe murimo mbwira umugabo wawe ngo akwifurize, murimo mbwira sheri wawe ngo aze kukwifuriza umunsi w'abagore. Umugabo wibutswa n'undi mugore kwifuriza umunsi w'abagore, umugore we akibutswa n'undi mugore. Ubundi ibyo bari ibimenyetso byatangiye. Niba abantu uzi ko umugabo wawe n'umugore w'inshuti yawe ukabasanga bihengekanye, ubundi iyo ni intangiriro mbi, kuko abo ni abantu bakabaye baguha amakuru. Ari umugabo yakagwaye aguha movements ze, ngiye mu kabaraha naha, ibintu nk'ibyo. Umugore nawe niba ari inshuti yawe nawe yakabaye akubwira ati ndaba ndaha naha. Aba bantu babiri baguhisha amakuru ko bari kumwe, none urabavumbuye ukomeje kubyoroshya guteze. Agataha saa 9 akavuga ngo ni iby'inzoga. Urumva umugore we yari n'umurokore, none agomba muri cya kirokore. Saa 9 za buri munsi bati ni inzoga. Birashoboka ariko nanone kambireke ubwo ni story mba numvise gutyo. Kambireke hanyuma Dr. Pascal byo confirmed ko yarekuwe, yari hafi no gusubira mu kazi. Congratulation, abantu benshi barabyishimiye. Nanamenye na movement, namenye ko kuwa gatanu yagiye kumva y'umwana bamushinjaga ko yishe. Nasubira mu kazi buriya ni byiza kuba yararekuwe. Sinzi niba yagizwe umwere cyangwa azakurikiranwa ari hanze, ariko uko biri kose nabyo nizango. Ndabyibuka umugore we wampamagaye ambwira ati ingo z'iki gihe doziye mu mariage, umugabo wagutunze mbere iyo mutandukanye ngo aba yifuza kugenda ugashya ubuzima bukagukaranga. Wa mugani wa Emerize, suhuza abagore bizengurukaho, harabiyita ngo ni abagore bizengurukaho baba bishakisha mu tuntu twose. Ubuzima bukagukaranga ngo uwo mwabanaga iyo mumaze gutandukana ngo aba yifuza ngo ugende ubyara abana benshi b'imbazanyamoko, ngo nuvuga ngo batazi base. Noneho ngo ati umugabo wese uguhaye 5 byo guhaha ajya kubyaraho umwana. Ayo niyo materi mu mudamu yakoresheje. Avuga ati Asumuta, uyu mugore wa Pascal, nibura yari yahiriwe n'urugo rwa kabiri nubwo hajemo ibyo bibazo. Ubushize nabivugagaho mvuga nese mama, buriya Asumuta ari gushaka umugabo wa gatatu. Ese kuko n'ubundi gufungwa kira cyaha iyo kimuhama gufunga imyaka iri hejuru ya 15 n'ubundi. Ese ubwo Asumuta ari kuba kifite umugabo cyangwa ari gushaka wa gatatu, ni ibibazo. Ariko ibyo byagiye kure niba Pascal yaragarutse. Hanyuma akandi kantu mbere yuko nsoma case ya Nyaruguru, hari akavideo umuntu yanyoherereje k'umugabo wari matereta umukobwa, hamwe ati ngwino ndyohereze, amwohereza ifoto y'igitsina cye. Umugabo ukomeye mu idini, ukomeye no mu ishyaka, ufite n'abana. Kugeza kuri no saa ndabona icyo ubwambure butagiye guhura n'ubundi bwambure, sinumva icyo bumara hanze. Nta na rimwe ndumva agaciro ka video y'abantu bari guhuza urugwiro. Ubushize Jarasi yigeze kumbwira ngo kugira bazabyibuka, baribuka iki se niba bari kumwe? Umuntu iyo mukumbuye uramureba, kuki ushaka ifoto, kuki ushaka video, niba wizeye ko muzahorana. Umuntu muhorana ukeneye video ye, ukeneye ifoto ye kubera umureba. Uwo mugabo we none yabyoherezaga nk'umuntu nakwita nk'indaya cyangwa indangamirwa cyangwa se umugore wicuruza. Ni ibintu abantu bakabaye vraiment yego ikora ibintu ibihe tugezemo
social media ishobora gusakaza ikintu mu minota itarenze 5 kikaba cyageze ku isi yose. None umuntu akiyambura agafotora. Niyo utakohereza ukabigumana muri phone ubwo biba byagiye ubundi. Hebaza abantu dufite ba kino gihe. Ifoto y'ubwambure for what? Ubushize nabivuze mu kiganiro hari abadamu bampaye ubuhamya mu byiciro binyuranye ko bajya basabwa cyane cyane abangaba bajya muri social media bashaka ubufasha. Noneho ngo abantu bamwe bo muri diaspora kavuga ngo ifotora ubwambure unyereke nahita nkohereza $100. Shimira batabyemera. Wakwemera ugasonza ariko aho kugira ngo ute ubupfura. Umuntu utazi wifotore umwereke guteze. Abihagararaho niyo waba wizengurukaho ukavuga uti wenda mburare aho kugira ngo mwereke ubwambure bwanjye ntacyo bumaza. Nguranyishyura ubwambure nubwo kubura n'ubundi bwambure. Arakarunya nibuka kera nkiri mutoya cyangwa niga nka segondere nko mu wa 3 segondere. Umuntu yasobanuriye ikintu bita kubonera umuntu busa. Umugore yakubwiye ngo umboneye ubusa abavuze ibintu bitatu. Kubo icyambere ubwambure bwe n'ubusa urabubonye. Ni dite kuba yambaye ubusa umuboneye ubusa. Icya kabiri umubonye nta kiguzi gratuite umuboneye ubusa. Umboneye ubusa ubonye ubwambure bwanjye umboneye ubusa. Ubonye ubwambure bwanjye ntacyo mpaye umboneye ubusa gratuite. Hanyuma no kubona ubwambure ntugire icyo ubukoresha nabwo umuboneye ubusa. Nibyo bintu bitatu. Ubwambure ntabwo rwo kuboneshwa amaso rwo kubonwa n'ubundi bwambure. So uyu mugabo rero n'abandi babifite muri aho niho mpagaze tuba twigisha societe ariko ntabwo gutereta umugore se ni ngombwa kubupanza nta nubwo umukobwa yari yamubwiye ngo banza unyereke reka yavuze ngo ngwino undyohereza abafi. Nakasa mutwe. Hanyuma rero hari inkuru nari narumvise ya Nyaruguru ariyo tuza guheraho twinjira. Ubushize mvuga ku bagore navuze kesi nyinshi zirimo Nyaruguru, Rurindo, Nyanza, Nyamasheke. Abantu batanga commentaire ngo fiancé ngo yasambanye ngo itujugunye. Ntabwo ari byo. Ntabwo umugore umukundira igitsina gusa. Umugore uzazana mu rugo hari ibindi uba wapanze kuko urugo ni company urabanza ukareba niba uwo muntu azaza ntayihombye ahubwo azayiteza imbere. Ibindi igitsina kiza nyuma. Yagitanze ntuzi circumstances zatumye agitanga. Kugitanga ntibivanaho ko hari ibindi yaza mu rugo akuzuza. Kandi utangiye gutya kiri umukobwa n'ubundi abikoze yageze mu rugo sinzi none uko wabigenza. So hari uwo rero dushima uko nari nabivuze uwo muri Nyaruguru na Huye ku itariki 9 mu ijoro ryo ku itariki 9 z'ukwa 10 umukobwa bampaye n'amazina ye bamusanze mu murenge wa Rusenge mu karere ka Nyaruguru. Rusenge ngira ngo iva ku cyahoze ari Gishamvu buriya hose ni Butare. Umuhungu yari muri Huye umukobwa ari Nyaruguru ariko byose ni Butare ya kera ngira ngo ni Gishamvu cyangwa Runyinya. Voilà umurenge wa Rusenge uri mu cyahoze ari Runyinya nubwo uri kuri Nyaruguru. Umukobwa rero ngo yagiye muri centre ya Kabirizi umurenge wa Rusenge muri Nyaruguru gufata ibikoresho kuri butike aho yacururizaga kuko yiteguraga ubukwe mu kwa 11. None amagarwa n'umwarimu witwa amazina ntago nyavuga ageze iwe umwarimu aramufungirana ashaka nko kumufata ku ngufu niko nabivuga aramukingirana. Kandi umukobwa yari yaramaze gusabwa bafashe irembo.
hanyuma yaranakowe, hanyuma umukobwa akoresha telefone yiyambaza bagenzi be, ahamagara bagenzi be ngo bamutabarize kuri wa wundi wamukoye. Hanyuma wamukoye akibyumva yafashe moto ava mu karere ka Huye yerekeza aho uwe yafatiwe. Akihagera asanga sheriwe bamufungiranye, ntiyazuyaje, akubita urugi ruvaho. Umwarimu ariruka, undi afata umugore we amushyira kuri moto amucyura iwe, asiga ibiteleviziyo abimenaguye abimenaguye. Nyuma wa mwarimu yaje kuregera ribu, basanga nyirabayazana ari we. Iyi verisiyo nubwo mu nshuti wanjye yampaye detaye zihagije harimo n'amazina, ariko nari nayumvise bivugwa ko uyu musore wari ufashe irembo, uyu fiancé w'uyu mukobwa, kubera kumenya ibikoresho byo muri urwo kuwo mwarimu, bamuhanishije igihano bamuhanishije 300,000. Ni inkuru ya ngira ngo kwanza ni inkuru ya Theogene Shimimana wo kuri Flash. Bamuhanishije 300,000, wa muhungu arabitanga. Uyu rero atandukanye na babandi ba mbere navuze ubushize, kuko iki nicyo cyerekana ngo bamukingirana bamaze kubikora, baba batabikoze, ariko urabona ishyaka umugabo yahagurukanye umusore nubwo batari abana, ajya kubohoza urumva, ajya kubohoza fiancé we, ahita namujyana mu rugo. Uko byamera kose niyo bari kuba babikoze, uyu mugabo nkurikije determination ye yari kumutwara, kuko umugore wo muntu mushingana urugo ni umuntu mubona mujyana muri vision, mubona ibintu kimwe, mugatera imbere kimwe, mukabyara, mugaheka, mukazageraho mushyingira, mukuzukuruza. Kuvuga ngo wamusanganye n'undi musore, abantu ntago batanze commentaire nyinshi, ariko muri bake ni ibyo bijyanye n'umuryango. Noneho reka twigire ku biranga umugabo nk'uko Dashima bivuga. Ati umugabo nyawe numeze ute? Yes, tugendeye ku atari ukuvuga ngo ubwanwa, ikimero, amafaranga, nukureba mu bijyanye n'imyitwarire nk'uko Dashimu abivuga. Umugabo nukunda umugore we, ku mugore umugabo nugukunda. Umugabo ategetswe gukunda umugore we, mu gihe umugore ategetswe kubaha umugabo. Abagabo nibo bakunda, harya na Bibiliya ni kwivugara, umugore we ni no kuganduka ahubwo. Bagabo mukunda abagore banyu, bagore mugandukire abagabo banyu. Voilà. Hanyuma rero Dashima ati icyakwereka ko umugabo agukunda nuko akugirira impuhwe n'imbabazi, kandi agakora ibikorwa bigaragaza ko agukunda, nko kukuzirikana, kuguha impano, kugusohokana n'ibindi. Umugabo utanga keya, gukunda, gutanga keya. Umugore akeneye umwitaho kugira ngo imbaraga ze zizamuke, gutanga keya. Iyo udakunze umugore wawe cyangwa ngo umwereke urukundo, imbaraga ze aho kugana mu mujyo wo kuba umuti zihinduka uburozi. Imbaraga z'umugore udakunzwe aho kugira ngo ziza ari umuti zihinduka uburozi. Aha ni ukwitonda cyane. Hanyuma umugore ashobora kuba ikintu icyo ari cyo cyose, yaba marayika cyangwa akaba dayimoni mu buryo bworoshye. Iyo umweretse urukundo, umujinya we uhindukamo urukundo n'impuhwe. Iyo umweretse ko utamwitayeho, urukundo rwe aho kuba umuti ruhinduka uburozi bukomeye, ruhindukamo ubugome n'urwango rukomeye. Ibintu noneho ndabisobanura gukira. Hari uburyo nuvuga ngo ariko birumvikana. Nuvuga ngo mu mugore harimo byose, ariko bikahabwa agaciro nuko umugabo amukunze. Ibyari byiza, ibyari bigahinduka byiza, utamukunda ibyari byiza bigahinduka bibi. Nuvuga ngo aguha icyo afite.
atanga icyo afite, ni ukuvuga ngo aguha urukundo kuko nawe wari umuhaye. Cya kabiri, umugabo wishimira kunengwa kandi akikosora, aha abazayabona n'imbarwa. Biri muri kamere y'abagabo kwihagararaho no mu mafuti, ibyo byo abagabo bihagararaho no mu mafuti noneho kugira ngo anengwe n'umugore. Noneho amafuti y'umugabo ngo nibwo buryo bwe, ni umugani dusanzwe tuzi mu Kinyarwanda. Ariko umugabo mwiza mu rushako nuriya utihagararaho mu mafuti. Umugabo nyamugabo nuwishimira ibyo bamunenga, ibyo byo rwose. Ikimenyetso cya mbere cy'uko inzira urimo itari yo kuba igihangange nuko ubabazwa n'ibyo inshuti zawe zikunenga. Ukemera ko ikimenyetso cya mbere cy'uko inzira urimo itari yo kuba igihangange. Voilà. Iyo ubabajwe nuko bakunenze ntabwo uzaba igihangange, ugomba kwishimira kunengwa. Hanyuma amasomo yo kuba igihangange uyigira mu bagukebura, mu bakunegura. Wa mugabo wakira ibiryana mu matwi ye kandi akaba yifuza kubihindura, uwo mugabo ntazagucike. Arabwira abagore ati umugabo wemera wakira ibiryana mu matwi ye kandi akabibyaza kandi akaba yifuza kubihindura, uwo mugabo niwe mugabo abagore bagombye kuba bakunda. Cya gatatu, umugabo udashishikazwa n'imihindagurikire y'umubiri w'umugore we. Muri make, wa wundi udahora abwira umugore we ngo reba uko usigaye ungana, reba ukuntu wabyibushye, imihindagurikire y'umugore we, igihe atwite, igihe yonsa, igihe yaboneje urubyaro, ibyo byose ku mugore ayo ni amasituwasiyo ashobora gutuma umugore ahinduka uko wamushatse ameze bigahinduka. Iyo atwite, iyo yonsa, iyo yaboneje urubyaro ashobora kunanuka, ashobora kubyibuha. Umugabo rero ntabwo agomba kubyitaho, cyangwa niyo yaranabyitaho nibura ntabibwire umugore we. Umugabo udasesengura imiterere y'umubiri w'umugore, udasesengura imiterere y'umubiri w'umugore we. Ariko abagabo benshi baragira ko nzi ko benshi batakunda no kubyitaho. Kimwe n'ibindi binyabuzima byose, umugore nawe arahindagurika mu misusire no mu myitwarire. Uko bizagenda kose azahinduka, yaba mu miterere y'umubiri ndetse n'imiterere y'ibyiyumvo. Morale na morale y'abagore ishobora guhinduka. Iyo usesenguye umugore rero, birangira umufashemo umwanzuro, kandi uwo mwanzuro ufashe ejo cyangwa ejo bundi uzasanga waribeshye kuko umugore arahindagurika. Umugabo nyawe rero yirinda iryo sesengura kuko ni uguta igihe, ni baringa. Ahubwo umugore umwakira uko ari, ukamukundira uko ari. Niba utagishoboye kumwakira uko ari no kubimukundira, byaba byiza utandukanye nawe. Yamaye ndashima arahuranyije. Ni ukuvuga ngo umugore umukundira uko ari, ariko sinabyiza gusesengura umugore. Usibye n'umugore n'abantu ntabwo aba ari ngombwa, kuko ariko umuntu arahinduka ifo kumwapresiya muri situwasiyo zose arimo. Icya kane, umugabo witwara nk'umwami cyangwa umuyobozi w'urugo, umugabo wihagararaho. Amarangamutima y'umugore nizo mbaraga ze, kandi iteka ryose umugore yisunga umugabo uzamufasha kugumana izo mbaraga ze, yisunga umugabo uzamufasha kugenzura ayo marangamutima. Kuko amarangamutima adashyiramo inyurabwenge, akamaro ka mbere k'umugabo ni ugufasha umugore gushyira inyurabwenge mu marangamutima ye. Umugabo afasha umugore gushyira inyurabwenge mu marangamutima ye. Iteka ryose umugabo w'umutima, umugore w'umutima ntaba ashaka kwifatira umwanzuro ubwe ku giti cye mu bijyanye n'amarangamutima, kuko nawe ubwe arabizi ko amarangamutima arahinduka kandi akenshi ntaba arimo inyurabwenge. Yisunga umugabo rero ngo amushyiriremo inyurabwenge. Ntangiye kubyumva. Hari n'abadamu ajya kwambara akabaza umugabo atari ko se urabona bijyanye, ese ko nshaka nteka iki, ese ko nshaka kugura iki n'iki, ko nshaka kugura imodoka nzagurira irihe bara, ubuhe bwoko, ibintu nk'ibyo. Ndacyumvise. Donc
abakeneye support yo kugira ngo ibintu bye bigire ireme. Amarangamutima ye agira inyurabwenge, ni ukugira ibitekerezo bye bigira ireme, abakeneye support y'umugabo, kandi nabyo ni inzira yo kumwubaha. Ku mugabo nyawe rero, uwo mukoro awukorera umugore we. Niba ari ku munsi we w'amavuko, wirinda kumubwira ngo uyu munsi ndagukorera ibyo ushaka byose. Oya, ahubwo uramubwira uti uyu munsi tuza kuko naguteguriye isabukuru y'amavuko yawe mu buryo butangaje. Urajya aho nateguye hose kandi uri bubikunde. Ku mugoroba ku mugore nuko biba bimeze, mu gihe ku mugabo we aba ashaka gukora ibyo yitekerereje ubwe ku giti cye. Wibuke ko umutima w'umugabo uba mu mutwe we, mu gihe ubwonko bw'umugore buba mu mutima we. Umutima w'umugabo uba mu mutwe we, hanyuma ubwonko bw'umugore bukaba mu mutima we. Aha ndabisobanura gute? Ni ukuvuga ngo harimo igitekerezo, gutekereza na raisonnement. Gatekereza, umutima ugatekereza, bikabanza mu bwonko kurezona, hanyuma umugore nawe we rezonoma ye ikabera mu mutima, kuko bikivanga n'amarangamutima. Niko nabyumva. Icya gatanu, umugabo w'umukozi kandi utagira ubwoba, yampaye myugariro. Umugabo w'umukozi kandi utagira ubwoba, umukozi egare ntabwo atari umunebwe. Umugore ahora yifuza umugabo utagira ubwoba, wamuproteje. Ko nibyo. Ikintu cya mbere umugore ashaka ku mugabo ni umutekano, umutuzo, umutekano. Iyo urusaku rwumvikanye hanze, umugabo yishimira kumva umugore yishimira kumva umugabo we abyutse mu ijoro akajya kureba ibyo ari byo. Voilà. Abantu bari gusakuza ku muhanda, umugore abwira umugore ati ariko byo ni ibiki? Umugore ntashobora gusohoka asize umugabo ngo ajye kureba ibyo bintu. Ndibuka umugabo bitaga, hari uwo bigeze guhamagara, bamubwira ati umugore yabwiye umugabo baryamye, yambwira ati yumva hari abantu bagendagenda mu rugo cyangwa nk'imbwa cyangwa impyisi. Yambwira ati umva icyo gikoma. Naho umugabo sikegare we, icyo gikoma se mutamaye ku manywa murakima iki gicuku? Arakomeza ariryamira. Kandi ubwo bari abajura. Donc aho ngaho ni ikikwereka ko umugore kubera ko aba akeneye umutekano, ntabwo ari ujya gutabara, ntabwo ari ujya kumva ngo hanze hari iki. Kera tukibaho mu Rwanda rwa kera bacyugarira, n'ubu ngubu hashobora kuba ari aho wugarira, ni umugabo wugarira, nta mugore wugarira. Kandi kirazira kugarira umugabo atarataha. Umugabo niwe uva mu rugo mbere, niwe ugarukamo nyuma. Ngira ngo ni nk'ibi ngibi, niwo wa mutekano. Akaza amaze kureba ibiri aho hose. Niba mu rugo hateye inzoka, umugore iramenye ntizagera iwanjye. Umugore yishimira kubona umugabo we abanyambere mu kuyimena umutwe. Njyewe wapi kabisa. Mamagara umukozi cyangwa umuzamu, kareka. Ariko nanone sinabwira umugore ngo wari ujya gukubita inzoka. Iyo ikinyenzi giciye muri salo, umugore yishimira ko agicamo kabiri. Donc nuvuga ngo menace zose zishobora kuza mu rugo, ni umugabo niwe myugariro, niwe ugomba guhangana nazo. Ntabwo abanejejwe nuko ubangutse mu kwica utwo dusimba, ahubwo yishimira cyane ubuhangange bwawe mu kumurwanirira. Voilà, umugabo n'urwanirira umugore, ibyo byo nibyo kabisa. Ikindi ni umugabo w'umukozi. Intego nyamukuru y'umugabo nyawe ni ugukabya inzozi. Intego nyamukuru y'umugore ni ukubona urukundo. Kandi byombi bikora bikoranye. Umugabo gukabya inzozi, umugore kubona urukundo. Ibyo rero bigomba kuba, urumva nta wa mugani waramwite nawe nta je t'aime inzara igutema mara quand même. Je t'aime, nuvuga ngo umugabo yakoze nta nzara yatema mara. Noneho je t'aime nibwo ishoboka.
aha nibyo donc umugabo nukora kandi ibyo benshi turabizi. Iyo umugore adakunzwe ntashobora gutuma intego z'umugabo we zigerwaho. Bazariyeri ndakibutse ka bazariyeri. Iyo umugore adakunzwe ntashobora gutuma intego z'umugabo we zigerwaho. Ni bazariyeri. Ni bazariyeri ni ukuvuga ngo ese wanazigeraho gute udatekanye nyine. Umugore adakunzwe ahorana umushiha, arahigima ibintu byose, ukava mu rugo n'ubundi mutavuganye neza, ntabwo wahirwa, ntabwo intego z'umugabo ntabwo zishobora kuzigerwaho afite umugore udakunzwe. Inyuma ya buri mugabo wese wagafashe, inyuma ya buri mugabo wese wagafashe haba hari umugore. Ushatse wakongeraho umugore ukunzwe. Donc amahirwe y'umugabo ayakesha umugore, ariko umugore ukunzwe. Ibyo byo nibyo. Nuvuga ngo abahora muri rwaserera imishinga ntishobora kugerwaho, ntushobora kujya muri misiyo ngo uyirangize neza, ntushobora kujya ku rugamba ngo uzarutsinde kandi wasize mu rugo bakuvumira ku gahera. Ngira ngo nibyo ashaka kuvuga. Iyo umugore yeretse urukundo ni ibintu bitabyikora ko n'ibyo umugabo we yerekejeho amaboko byose bimuhira. Oh la la, mwabyumvise abagabo? Iyo ukunda umugore wawe ukamwereka urukundo, ibyo upanga byose bicamo, nicyo bishatse kuvuga. Ariko nyine nawe urabyumva nyine, iyo ari za rwaserera birapfa. Ariko umugore iyo yiyumvamo ko adakunzwe cyangwa ko adatekanye, nubwo yaba abikeka gusa, ni ibintu bita byikora ko n'intego zose z'umugabo zizamba. Wala kwa kundi umugore atangira iyo utinda nko mu kazi, utinda ku isafari, utindana n'abagabo, agatangira gukeka ko uri mu bindi, icyo gihe gahunda zawe zirapfa. Hari urugero mfite rw'umugabo wajyaga akunda gutaha, yaragafashe amaze kubona agafaranga, noneho iwe akajya hagera saa 9 z'ijoro, hakaba n'igihe atashye saa 2 za mu gitondo. Ariko umugore yamukontorora agasanga hari umugore bavugana kugera kuri portail, mbere yo gukomanga apere abakiri kuri telefone na hahandi na wa mugore batindanye. Icyaje kuba umugabo yakoze impanuka, imodoka yigonga izindi kandi nta mafaranga afite, bigomba ko ari umugore gira ate uzishyura. Umugore nawe abaramufatira amuga ati mu bintu biguteje impanuka ni amajoro yawe, kugira ngo nishyure amande baguciye kubera imodoka y'abandi wagonze, urabanza umbwira aho uburi, umaze icyumweru, umaze ibyumweru biri amezi angahe, ugera mu rugo abana bamaze kujya ku ishuri. Donc ajya kumusaba ibisobanuro, amuga ati kugira ngo nkwishyure aya mafaranga biragusaba kubanza ukambwira. Byabaye ngombwa da, none nta kundi buryo yari kuyabona. Ariko icyo ashaka kuvuga ni iki, iyo mpanuka ishobora kuba yaratewe nuko mu rugo umugore yicara yibaza ngo aya masaha umugabo akiri hehe. So nuvuga ngo urugendo rwawe rero ntushobora kuguhira mu rugo wasize bitameze neza. Ati ikimenyetso cya mbere cyakwereka ko utabanye neza n'umugore wawe cyangwa se umugore wawe agushidikanyaho, nuko mu kazi utangira guhura n'ihuzagurika rikomeye. Wagera ku biro wafungura mashine y'akazi, ukavuga ngo harya ndabanza iki, ndabanza imihigo, ndabanza raporo y'inama, ndabanza plan d'action. Donc ugahuzagurika, wasohoka mu biro ukatsa imodoka, ukavuga ngo harya ngiye i Remera cyangwa ni Nyabugogo. Iryo huzagurika ngo ni ikimenyetso cy'uko ihuzagurika mu kazi ni ikimenyetso cy'uko umugore
abagushidikanya mbese uba wahavuye bufete ariko bajya bavuga ngo bagufatiye iry'iburyo ni ukuvuga ngo niba uvuye mu rugo batagufatiye iry'iburyo n'ibindi ntibiracamo bivuze ngo niba wasize mu rugo niba umugore agushidikanyaho byanze bikunze nawe uraba muri zagara niko nabyita urajagarara nutangira kubona imyaku iri kugukurikirana cyane nk'umugabo mbere yo gushakira ikibazo mu kazi banza ugende urebe niba icyo mu rugo bitunganye neza imyaku za Sofiya zirafotora ubutaruhuka iyo unyuzeho yose iragufotora umupolisi ntumucika gutobokesha mu kazi bakora evaluation ukagira 50 nangahe abandi bari muri za 80 ibyo byose bituruka kuri ya bazariyeri ntago ibi nidashima ubivuga ntabwo ari ngewe ariko icyo nanjye ngiye mu myemerere yanjye bazariyeri nemera ko ariyo ya mbere ati iyo nutangira kubona imyako iri kugukurikirana cyane nk'umugabo mbere yo gushakira ikibazo mu kazi banza ugende urebe niba ibyo mu rugo bitunganye neza ese wavuye mu rugo umugore akwifurije ngo uhahe uronke niyo atabivuga mu magambo mu mutima warifuza kuhaha ukaronka iyo agushidikanyaho ko umushahara wawe waba ufite undi mu gusangira iyo agushidikanya ko waba ufite imitungo uhisha iyo urumva wahirwa ntabwo byavamo. Cya gatandatu umugabo utari inganzwa voilà ubundi inganzwa ndashibagiye kutwereka inganzwa icyo bivuga ariko ubusanzwe umugabo n'uganzwa umugabo utera imbere n'uwemera kuba inganzwa nk'uko twari tumaze kubivuga nubwo hari igihe biba ngombwa ko uhinduka inganzwa kugira ngo urugo rukomeze kugira ubuzima ariko mu buryo bwa kamere ntabwo abagore bakunda abagabo b'inganzwa. Ubwo muri make kuba inganzwa kuri positif ni uguca bugufi ariko ubusanzwe nature igutegeka kuba kutaba inganzwa. Niyo mpamvu umugabo nyawe atajya aburira umwanya abandi bagabo bagenzi be. Ahangaha abantu okay abagabo batajya bajya mu bandi subwo ariko nta wabura abo batinda n'abajya inama. Umugabo wagumanye n'umugore we igihe kirekire mu buryo bwa kamere birangira ahindutse umugore agahinduka umugabo. Umugabo watindanye n'umugore igihe kirekire ahinduka umugabo watindanye n'umugore we igihe kirekire ahinduka umugore akaba ari we uhinduka umugabo mu nshingano zo mu rugo. Uko umugabo amarana umwanya munini n'abagabo baganira niko yunguka imbaraga za kigabo kurushaho mu gihe no ku mugore ariko bimeze. Umugore arushaho kuba umugore iyo aganira cyane n'abagore bagenzi be. Ariko none bitangiriyeho ko kuganira ibiganiro hagati y'abagore akenshi bivamo bigira izindi ngaruka nk'uko twatangiye tubivuga kwa Emerize. Ariko umugabo byo nuganira n'abandi kameme uganira n'abandi bakamwungura inama bakamubwira aho ibiryo bihendutse bakamubwira aho akazi kari niba ako yari afite karangiye cyangwa se aho bahemba neza akamubwira aho ibibanza bihendutse bakamubwira donc byinshi. Uko umugore ahura n'abagabo cyane niko ahinduka umugabo. Ahangaha ndanga kubihuza n'ibiri gutrendinga. Hari n'abavuga ko inkubiri y'ubutinganyi ituruka kuri ibyo. Abatinganyi b'abagabo benshi baradeveloped bwa buzima bwa kigore kwa muri we yumva ibintu byose bigomba koroha. Noneho abagore b'abatinganyi nabo bakaba ari babandi nyine
bakuze ibya gishegabo agashaka nawe kwerekana imbaraga ze, ariko ntago ndi bubihuze cyane. Gusa nyine umugore uhorana n'abagabo atekereza kigabo, umugabo uhorana n'abagore agatekereza kigore. Ubwo niko nabyita according to the shim. Umugabo nawe uhura n'abagore cyane agahinduka umugore. Umugabo yungukira imbaraga mu kwishyira ku gitutu no gukora ibintu bihambaye. Voilà, kwishyira ku gitutu, kwipasa muremure, izo ni karite za kigabo. Ugasanga umugabo afite plani ngari cyane rwose inagoye, ariko akishyira kuri icyo gitutu, akavuga ngo umwaka utaha uzashira ikinyigezeho, akishyira ku gitutu. Ibyo biri muri karite za kigabo, kagera ku bintu bihambaye. Kandi muri karuma na ntuza no mu mategeko ya rukuruzi, uko abyishyiramo, uko ubyishyiramo niko nature igenda ibikurura ibikuzanira. Ntabwo umugabo ari uwo kwirwa aryamye. Urabyuka ukajya gushaka ibyo bita gushakisha, urabyuka ukava mu rugo, wahagarara ku muhanda, wajya hehe, ariko biragusanga, bisanga wavuye mu rugo, nta na kimwe kigusanga mu buriri. Nta mugabo wo kwirwa aryamye. Ariko dusigaye dufite muri kino gihe harimo haraza abagabo nyine babandi nise kwa kundi mpereye kuri uriya wa Emerize, ariko hari abandi babagore nkunda kuvuga ngo bizengurukaho. Benshi ni ababa baragiye bagira abagabo bahunga inshingano, umugore yamara kubyara kabiri cyangwa gatatu, yabona ubukode bubuze, akabataye umugore mu nzu y'ubukode kugira bazasarane umugore. Abo bagabo rero muri kino gihe bamaze kuba benshi, sinzi ahantu bari guturuka. Ni babandi nyine badashaka ibiremereye, badashaka kujya mu bikomeye. Ubundi ni inshingano z'umugabo guhangana nabyo. Ntabwo umugore ari wakabaye abazwa ubukode. Niyo yaba ari gukora ideni ry'ubukode, niyo uko ryaba ringana kose rigomba kubazwa umugabo. Hanyuma umugabo yungukira imbaraga mu kwishyira ku gitutu. Kwishyira ku gitutu nicyo nahise kwipasa muremure. Umuntu wese agomba guhora ku gitutu. Guhora ku gitutu numva ngo igihe cyose uri mu bintu ubona bigoye gushobora. Ugiye uvuga ngo no, ntabwo umuntu uhembwa 500 ntabwo akora imishinga y'ibihumbi 500. Umuntu uhembwa 500 urabara ushobora gusanga atekereza muri miliyoni hafi 1.5, akayabarira, kandi ibyo bintu byose bikaba bigomba gukunda. Niyo mpamvu abantu bagera ku bintu bihambaye ukibaza uko byagenze. Kwishyira ku gitutu. Abagabo nzi akaba afite chantier muri Kigali, ariko akaba afite akabaguze n'ubutaka bwo kuzororeramo hirya ya za Gasogi, akaba deja umwana arimo arapanga ko umwana akirangiza kaminuza azajya muri kaminuza yo muri Amerika. Ariko wakwibaza ibyo yinjiza, reka da, igitutu, kwishyira ku gitutu, kwipasa muremure, ugahora uhanganye. Nawe ugiye upuraninga uhembwa 100 ukavuga ngo imishinga yanjye yose igomba kuva muri 100. Oya, ugomba gupanga bigari, kwishyira ku gitutu. Umumotari niyo mpamvu ari abamotari nubwo atari bose aba afite nk'amatsinda ashyiramo ibirenze 5 ku munsi, kandi akarya agahahira urugo rwe, akanaverisa nyiri moto 5 byagiye mu itsinda. Ntabwo namamaje ikaro. Amakaro meza ari ku Ikaro Plaza, turaza gukomeza mu kanya. Amakaro meza ari ku Ikaro Plaza i Remera, imbere ya gare, uciye munsi ya station iri imbere ya gare, ugatambika baguha rangete n'ibikoresho byo kurangiza inzu. Mubahamagare kuri 0783 450 Impamvu mise nibuka kwamamaza ni iki gitutu nari mvuze, mpita nibuka Elenite iterambere fund. Nubwo basatura ntacyo twavuganye, ariko ni ngombwa, ni ku nyungu z'abanyarwanda. Iki kigega mvuze igitutu ndabyibuka. Kwizigamira muri Elenite iterambere fund ntabwo ari ibintu bihambaye. Iri sufi yo kuvuga ngo icyo mbonye pourcentage runaka ndakanda akanyenyeri 589.
none sinovuga ngo sinanama 20%, hari n'amafaranga ashobora kuza utayateganya kandi aya nyuma ni ibihumbi 2 batanga. Ndabivuga nk'uwabigerageje, nkunda kubivuga. Hari igihe ujya kubona ukabona usitaye ku muntu wari warakwambuye, umuntu wagurije nk'ibihumbi 20 muri 2000 na mbere ya corona, ijya bikwishyuye niwe wari wabipangiye. Kuba wafatamo 10 ukarizigama nicyo. Kwizigamira nabyo ni ukwishyira ku gitutu, ariko nyuma y'imyaka runaka nibwo ubona ko cya gitutu cyagize icyo kigeraho. Hari abantu bagira imyumvire ngo ntiwazigama ubusa. Oya, mu mahame yo gutera imbere mu by'ubukungu bavuga ko wizigamira mbere yo gukonsoma, kandi ni nabyo. Neze iyo ufashe ideni rya banke ntuhembwa bayakuyeho. Neze kukiwemera ko banke iyakuraho mbere yuko ugafata udusigaye, wabyimenyereje ahubwo kujya uzafata ya banke, wabyimenyereje. Ayo banki izagukata nuramuka wafasheyo uhembwa wenda ibihumbi 800, ugafata kredi bagenda bagukata 300, ukajya uhembwa 500, wakwimenyereje ko ari 500 n'ubundi. Icyo nicyo gitutu hano bari kuvuga. Ishyire ku gitutu wumve ko 500 yatunga urugo rwawe. Ubare sanse wenda 150, ugasigaye 35. Wenda ubare ubukode bw'inzu 200, ugasigaye 5. 5 nuguhaha ugafatikanya n'uwo muri kumwe. Ya 300 yibagirwe. Nicyo gitutu. Ujye ku gitutu cyo kumanaginga amafaranga makeya utabuze menshi. Icyo nicyo gitutu bavugaga. So ubwo masatura uzareba uko bigenza, nawe mba nkwamamaje, ariko ni ibintu bizima pe. Ni ibintu bizima, nta nubwo binaguye. Nkunda kubaho urugero. Niba mfite niba ngiye ku kazi, ku Gishushu, mfite transport nateganije mu mushahara wanjye, noneho bakampanga akazi wenda kujya gukorera ku Ruyenzi, nava ku Ruyenzi bakangeza mu rugo, kandi ubundi nagomba kuva ku Gishushu na moto y'igihumbi njya mu Kiyovu. Icyo gihumbi ubwo d'office ntabwo ari icyanjye, kirajya ku Kanyenyeri 589 urwego. Niko bimeze. Ni ibintu byoroshye kuko ndirinda kubivuga kugira abantu batagira ngo wenda harimo n'ibindi, ariko ntababeshye rwose rigeze kure. Nta mezi 2 arashira mbigiyemo, ariko n'uburyohe rwose, n'undi wese yabikora. Ni ibintu biri open, ntawe gutegeka ngo uzashyiraho aya, ntawe, kandi aho uyashakiye barayagusubiza. Mu minsi 3 yasabye barayaguha. So ibyo rero nibyo bikomoye kuba ku gitutu. Niba ushobora kwemera igitutu banki gushyiraho kubera ko yaguhaye credit, wabayeho ubuzima bwose uri kuri icyo gitutu. Niba warigeze gufata credit yishyurwa ibihumbi 100 ngahe bigakunda, wagumye muri iyo ritime, ayagutungaga uri kwishyura credit, wakomeje gutyo akaba ari yagutunga ya yandi n'ubundi yishyuraga credit akajya mu bindi. Ibyo rero ni inyigisho tuba dutanga. Ariko hano Dashimu nawe aratubwira ati umugabo nuwishyira ku gitutu. Okay, umugabo yungukira imbaraga mu kwishyira ku gitutu no gukora ibintu bihambaye. Imico yo guhora imbere ya televiziyo si ya kigabo. Babyumvise? Ariko televiziyo iriho umupira byo ahangaha bantera amabuye ari benshi, ntago ndi bubivugeho. Guhora kuri televiziyo si ya kigabo. Umugabo yungukira imbaraga mu gutunara no kumva ububabare n'imvune. Voilà, gutunara ni nk'iki, ni kwiyuhakuya kumva ko ibintu biri dur, ibintu biri dur. Akagira akazi, akagira chantier Bishenyi, buri munsi ari akazi akagakora, n'abafundi ba Bishenyi akajya kubahemba. Akaruhuka umunsi umwe mu cyumweru akajya gusura umwana ku ishuri. Ubwo niba afite batatu basurwa muri make aruhuka ku cyumweru cyonyine. Uko icyo cyuya, izo mbaraga, niyo mico ya kigabo. Guhora kuri televiziyo si bya kigabo, ariko harimo umupira abagabo benshi nzi ko tutabyumva kimwe. Abagabo benshi bakunda umupira, ariko ntabwo ari abo kureba uduseri. Hari ibindi bintu byaje nk'ikiyobyabwenge cyane, kandi cyane ku abagore. Amafilime y'amaseri, amapezode, bicara babaza ngo indi zasohoka ryari. Iyo numvisha umugabo abaza ngo ngiye gufatisha filime,
ariko umupira wo twabipfa aho ndifashe umupira ntabwo ngiwuvaho, ariko abagabo benshi ku mupira, amakuru, umukuru w'igihugu yasuye wenda Singapore, ibyo ni ngombwa ku muntu w'umugabo kubikurikirana ukamenya uko byagenze, ariko nabone si imbere ya televiziyo no muri telefone uba ushobora kuba wabibona uri no mu bindi. Mu gihe umugore yungukira imbaraga mu koroherwa n'ubuzima, bien sûr, umugore uranamubona, umugore worohewe n'ubuzima, umugore ukunzwe, no mu muhanda uramubona, ku rusengero ukamubona, ari intambuko, ari imyambarire, ari imisekere, mwahura mu isoko kwa Mutangana ukamureba ukamubona, simbabeshye. Abagore bafite abagabo babakunda, babafashe neza, mu muhanda urabamenya. Ibyo mu muhanda urabamenya. Imyambarire, imitambukire, imisekere, uko agenda, uko atwaye isakoshi mwiribaya, iriya ntambuko ibikwereka ngo do hari umuntu mfite keya. Good. Hanyuma niyo mpamvu umugore watangiye gutunara ahinduka umugabo, birumvikana. Umugore atangiye kujya muri business se akajya Dubai akarara amajoro, ese baba kamyoneri twahoze tuvuga nibagiye kubabaza niba harimo abantuza abashoferi b'abagore, ngaho mbwira umugore watangiye kurara amajoro ya Tanzania ajyanye amasima hirya, sinzi ukuntu numvise bahita hirya ya Dar es Salaam, umugore watunaye sindabona umugore utwara hoho, ukora amatura ngahe y'umucanga wa Kayumbu. Uwo rero byanze bikunze najya muri ubwo buzima azahinduka nk'umugabo. Ndamwibuka hari umushoferi umwe sinamuheruka di, umushoferi umwe watwaraga kwasiteri, twigeze kujyana muri Nyanza hakurya ya Mwogo mu murenge wa Nyagisozi, tugeze kujyayo muri corona, twatwawe n'umugore ariko yarateye nk'abagabo, kuko twageze Nyabugogo mbona ukuntu asara n'abakarasi, ndavuga urumva kubera gutunara nyine hari icyo bihindura muri ya mikorere ya kigore agahinduka umugabo. Niyo mpamvu umugore watangiye gutunara ahinduka umugabo, n'umugabo watangiye koroherwa n'ubuzima ahinduka umugore. Koroherwa n'ubuzima nibyo nakubwiraga, kwirwa uryamye bagahaha, ufise umugore umara ukwezi wahindutse umugore. Buri kanya ubaza ngo nguzani, kwa kundi abana babaza ngo papa uzanye iki ko nta mugati uzanye, uwo umugabo mbutuzanye. Kandi ubundi bizwi ko urugo ruhahirwa n'umugabo, ariko niba uraho urera amaboko uzahinduka umugore. Umugore natunara, hari abagore kubona afite kenkayiri mu gakinjiro aracuruza, niwe ujya kureba, niwe ujya gutwara abana ku ishuri, niwe ujya gukontora chantier iri hariya Ibumbogo n'urugero. Umugore watunaye muri ibyo d'office aba umugabo. Uzajya ubareba abagore bateye kigabo kubera uko gutunara cyane, iyo ageze kuri polisi uburyo ahangana nayo, umupolisi aravuga nawe akavuga, agasobanura amakosa akagira kubera iki yaratunaye, yinjira mu mico ya kigabo. N'abagabo birwa barera amaboko rero baryamye nabo bahinduka nk'abagore. Ibintu byose yego. Watangiye uzabona ko mu bihugu byinshi aho abagabo boroherwa n'ubuzima cyane usanga biganjemo abatinganyi. Voilà, ndashimira nawe arabivuze. Uzabona mu bihugu byinshi aho abagabo boroherwa n'ubuzima cyane usanga byiganjemo abatinganyi benshi b'abagabo. No mu bihugu byinshi aho abagore batunara cyane usanga byiganjemo abatinganyi benshi b'abagore. Sinawe bivuze. Hanyuma uko umugore atunara cyane niko ahinduka umugabo, uko umugabo yoroherwa cyane niko ahinduka umugore. Ibi nibyo. Icya karindwi kiranga umugabo ukubakamo ubushobozi kandi akabona ko ari amahirwe ye kuba agufite. Encouragement. Donc umugabo n'uwaminiye akavuga ati madame vraiment courage, congratulations, mbega byiza kubana nawe.
hari ababa bafite abadamu biga akaba ari kuri tepe ariko ugasanga umugabo aramuca intege ase wowe ibi uzabishobora n'aba bana n'iki byose ariko iyo umutera kuraje uti no uzabishobora yaba ari nka 5e secondaire ukamubwira no wowe ate ejo bundi uraba uri muri PhD izankurajument mbega byiza kubana nawe iyo nakugira mba ndiwe mba mbayeho urumva umugabo nutera kuraje umugore we ariko ndabiza abagabo hari abagabo baca intege abagore babo nejo dore tuvuye mu matora hari abagore batangiye kwiyamamaza ariko nkawe koko umugore yayoboye hehe ugasanga aramuca intege wabyihoreye kuri iriya myanya yagenewe abagabo wabyihoreye madamu aho kumutera kuraje umugore akeneye umugabo umutera kuraje aha umugabo ubona ko hari icyo ushoboye kandi akongerera icyizere mu buryo kuba muri kumwe biguteza imbere aho kukutindahaza kandi akabona ko kuba muri kumwe nawe ari amahirwe ye gutera imbere kwe nawe ubigiramo uruhare vuba hari abagabo benshi rwose baca amazi abagore bakumva ko ntacyo baba navuga se ngiki ariko ntabwo ari byiza umugabo nyamugabo yakuraje umugore we icya mbere burya hari n'ikindi butazi ejo iyo udahari niwe ukubera mu rugo iyo udahari abana bawe umutungo byose ubu rero ntabwo wavuga ngo umugore wamuca intege nk'udashoboye kandi akubera aho utari ati umugabo nutuma umwenyura umugabo ugusetsa umugabo utuma ugarura akanyamuneza ahangaho aya manota yo yabonwa na bake ariko barahari kameme barahari icyo ni icya 8 icya 9 umugabo ugufata nk'inshuti mbere yo kugufata nk'umukunzi niba ari inshuti ye magara ukaba ubona uri n'umukunzi we uwo mugabo ntazagucike uri inshuti ye magara ukaba n'umukunzi inshuti magara egare umuntu kubikira amabanga donc nta kintu na kimwe wamuhisha kakugisha inama donc uri kana kubwira noneho umukunzi byo nibirumvikana ni romantique inshuti zibwirana byose voilà zibwirana byose zibitsanya amabanga voilà ariko iyo ari umukunzi gusa haba hari amabanga muhishana uko byagenda kose voilà tekereza ko hari ikintu umugabo ashobora kubwira umugore w'inshuti ye atabwira umukunzi we bien sûr attention dashim nawe reka umanze gucalenjinga umugore w'inshuti hari limite ziterwa n'ama responsabilité bose harya ubu bagutuburiye wabibwira umugore wabibwira umukunzi cyangwa wabibwira umugore w'inshuti hari amakuru abafite agaragaza faiblesse zawe ariko umugore ugufiteho responsabilité yahita avuga ati ntabivuze hari umugore w'inshuti yanjye bigeze kwiba 70,000 mu kabari umugore avuze akagabo kakabwa gusa ubu se bahitiraga mu kabari mu biki urumva yarogerese kuba yabibwiye umugore yaza kubibwira undi muntu ati yari Paul chérie so rimwe na rimwe inshingano umugore n'umugabo babanye bakundana bafitanyeho bituma hari ibyo ashobora kutamubwira cyane nukumubwira wenda kumubwira ati chérie umunsi nabonye perime ibiri positif ariko no mubwira ngo banyirukanye ku kazi cyangwa se natsinzwe ikizami hari n'ibindi cyane ko rimwe na rimwe hari n'abagore par rapport ya attitude bafite icyo nemeranya na Dashim ukuvuga ngo kuba ari umukunzi kuba ari inshuti magara akaba n'umukunzi iyo umubona muri ibyo byose uramubwira ntacyo utejya kumubwira ariko ari umukunzi gusa hari ibyo utamubwira umubwira ibyamaze kugera iyo bijya hari igihe upanga ibintu bigapfa niba utekereza kuziyamamaza muri manda itaha ku budepite
ni intekerezo zawe, ariko ushobora kubibwira umugore agatangira kuguca intege, ariko hari abandi bantu, kuko umuntu utagufiteho responsibility umubwira icyo ushaka. Aka kantu rero Ndashima yacumisemo ko kuvuga ngo umugore w'inshuti ye, ngo tekereza ko hari ikintu, yes I say yes, tekereza ko hari ikintu umugabo ashobora kubwira umugore w'inshuti ye atabwira umukunzi. Ibi byo ni byo benshi kenshi cyane, ahubwo udafite ububwira byose. Ndashi okay, iyo rero uri byombi biroroha ko mwakubaka bigakunda. Wa muntu ukubwira nibara yakoze kare babarire cyane, utaha umugore uti nagonze umukindo, ibara Ndashima ashaka kuvuga se ririhera. Hari akasitori bajyaga bakunda kuvuga, sinzi niba kari Karegeya, umugore n'umugabo basezeranye ivangamutungo, noneho mu biganiro umugabo yavuga ati sheri uzi ko inka yanjye yabyaye, nta mugore oya inka yanjye sawa, sheri uzi ko ya nzu yanjye iva, nta mugore ari kuvuga inzu yacu irava. Bukeye rero bukeye umugabo ati sheri uzi ko twateye inda umukozi. Sheri uzi ko twateye inda umukozi, wowe nande vuga uvuye aho, intambara ikarota. So niryo bara Ndashima yashatse kuvuga, ngira ngo amabara aba ni menshi. Nari ntanze urugero rwo kugonga umukindo, nari ntanze urugero rwo gukubita umuntu mu kabari, sensi kare ahita gusarana. Icya 10, umugabo udahunga inshingano uko zaba zimeze. Voilà, umugabo ntabwo ahunga inshingano, ahubwo ashobora kuba, ntabwo abagabo bose banganya ubushobozi bwo kuzuza inshingano, n'inshingano zabo ntizihora zisa, ariko zije ziremereye ushobora kuzoroshya, cyangwa ukagira strategy yo kuba wazigeraho mu gihe runaka, ariko ntuzikwepa. Ntabwo ushobora kuzikwepa. Ntabwo sinumva ukuntu umugabo yavuga ngo ikibanza kizagurwa n'umugore niyo yaba ahembwa angana iki, ngo purayinzi izajya gushakwa n'umugore, ngo gushaka amashuri y'abana ngo ni iby'umugore. Yakunganira ariko kameme. Icya 11, umugabo wihangana kandi uzi gutega amatwi akumva. Aba turi bakeya. Wihangana gutega amatwi, hari n'ibyo bavuga ukumva. Icyo nzi cyo hari abagabo benshi bumva ibintu badafitiye solution, adakeneye no kubishyira mu bwonko bwe, akumva ibyo ashoboye, kandi koko nibyo hari ibiba birenze. So rero gutega amatwi. Umugabo mwiza mu gitanda, icyo ni icya 12, umugabo mwiza mu gitanda. Ari Ndashima mu biranga umugore ntago mu gitanda ntago yahavuze, none abivuze ku mugabo. Okay, ntacyo, umugabo mwiza mu gitanda. Ariko harya Rucagu ni ukunda gutanga urugero rw'umugore, umugore n'umugabo babyaye umwana, umwana wa mbere umugabo amwita ntaho ndoma, umwana wa kabiri umugabo aramubwira ati ariko nawe angeza ntareka uzajya uhora wita ari wowe wenyine, mbega umwana mwiza mwise nta kidomesho. So umugabo mwiza mu gitanda biterwa ngo igitanda ni icya babiri. Ndashima igitanda ni icya babiri, ntabwo ari umugabo ugomba kukibamo mwiza wenyine, bombi sibyo. Kandi ashobora kuba mwiza akaba ntaho ndoma, cyangwa umugore akaba mwiza agahura na nta kidomesho. Ibyo rero byose ni ugushyira ku munzani. Ibi byo ni iyindi dosiye, reka nyiharire abandi
abandi hari abandi badamu bazi kubyigisha nanjye nabyigisha shatse akanya ariko harimo so no kubalansa mwiza mu gitanda harimo imbaraga, harimo tekinike, harimo ikibuga, harimo imirire, harimo siporo, harimo hari byinshi bishobora gutuma mu gitanda hamera neza. Ariko nanone ndashira nuko utongeyeho ngo igihe cyose sinabihamye. Ntabwo donc uvuga ngo ntabwo umugabo ashobora kuba mwiza mu gitanda iminsi yose igihe cyose. Iterwa n'akazi yiriwemo. Uvuye isafari ntabwo ameze nk'uvuye muri siporo. Uwiriwe muri ka massage ntabwo na gym cyangwa aerobic ntabwo ameze nk'uhinguye. Aha ngaha rero bajye bihangana utabaduteza dashimuwe. Nta mugabo waba mwiza mu gitanda iminsi 360 ngo bikureke. Hanyuma 13 umugabo wubaha umuryango we cyane. Wubaha umuryango we akanawubahisha. Uziko hari umugabo ugenda agataramana umugore we. Sinzi ahandi nabisomye. Nyehera manza ari ikiganiro numvise. Agataramana umugore we. Umugore wanjye sha n'umunebwe n'umunebwe. Yizera abantu ibaze gukopa nk'uriya mushomeri. Umugore wanjye sha naramubwiye ngo yirukana uriya mukozi yaranze. Umugore wanjye ntarambara ntaberwa. Umugore wanjye yabaye umusinzi amutaramanye mu bandi. Nagira umugore w'ikigoryi we ibaze kuguriza amafaranga uriya mwarimu uhembwa 50 azayamwishyura se. Umugabo agahora muri ayo igihe cyose ataramanye umugore we Kuba. N'umwana agize umuryango wawe niyo yakunanira please wimutaramana. Banza umubwire. Binaniranye ibyaye ikiboze iracyonsa. Witaramana witaramana umuryango. Ubaho umuryango wawe. Please. Narababwiye ngo ku muryango ugomba kurwanisha inkota mu maboko yombi. Iyi buryo ni ibumoso. Urwanira umuryango. Ariko barahari. Madamu sinamushingiye business igahomba. Ibaze. Niwe wa mbere uhombye se? Ko numva ngo n'indege zirahanuka. Madamu sinamujyanye ku ishuri agasibira akajya atsindwa. Ibaze. No. Kubaho umuryango. Amafaiblesse y'uwo mwashakanye yihanganire uharanire kuyakosora ariko wimutaramana please. Wimutaramana ubaho umuryango wawe. Ubwo tubyaguye n'umuryango no hanze yawe. Hanze ya famille nucléaire na famille élargie ugomba kuba ubuzo buri mugabo. Quand umuntu ntacyo ari cyo adafite umuryango. Niyo mpamvu umuryango ari ikintu cyo kubahwa. Nta n'umuntu utawugira. Icyo ari cya 10 twari tugiye kugeza ubaho umuryango 13. Icya 14 umugabo utari umucakara w'amarangamutima. Umucakara w'amarangamutima ubwo ni nk'umuntu ushyira mu bikorwa icyo atekereje cyose ariko nabyita. Wa wundi udahora agucunga ngo wakoze iki, wagiye he, wari kumwe nande, zana telefone we. Wa wundi utazi kugenzura umujinya we. Zana telefone nayo ndashima yishyizemo. Abangaba ntago mbemera. Ntago simbatutse. Ariko nta mugabo warebye muri telefone y'umugore. Happy kabisa. Bien sûr n'umugore ntago ari wo kureba muri telefone ariko idari yanjye dore. Idari yanjye nta na password iba muri ariko buri wese icyambere d'abord rega nubwo wavuga umugore n'umugabo nta bantu kandi bagomba kubariza uburenganzira bw'abandi. Telefone ni y'umuntu binafsi ku giti cye peke yake. Serisi numva umuntu wari uri kumwe ibaze wari uri kumwe nande wakoze iki, wagiye wari uri kumwe nande, zana telefone quand même no ibi nanone quand même c'est trop. 15 ikibanziriza cyanyuma umugabo
utagira isoni zo kukwaka inama. Yes, umugabo n'ugisha inama, ariko iri ryo tuzabona makeya kuko kugisha inama papa no kubanza simbizi, mwanza ukamenya niba nazo zinahari. Iyo akwatse inama bisobanura ko akwizera kandi akwifuza mu rugendo rw'ubuzima by'eshuri. Icyanyuma, umugabo ukubona nk'igitabo kitagira iherezo, akeneye kwiga buri munsi kandi wubaha amahitamo n'ibyo wizera byose mu buzima bwawe. Icyo ashatse kuvuga, avuga ngo igitabo kitagira iherezo, ni ukuvuga ngo agusoma buri munsi atakurambirwa. Umugabo utarambirwa umugore we ubuzima bwose, imyaka 40 mirere na mirere. So muri make ni ibyo nk'uko Dashimu, ibiganiro nk'ibi ni ngombwa. Ikiganiro nk'iki cyaciye kwa Dashimu mu ijwi rye kuri Dash TV, mu ijwi rye ritandukanye n'iryanjye, ariko ibyiza kubisharinga nta cyo bitwaye. Nanjye nkinyujije iwanjye, narakimusabye arakimpa. Igice cya mbere nababwiye ku bagore, icya kabiri mbabwiye ku bagabo. Ubwo rero nanone ibintu 16 namwe abagore bevariwe abagabo babo, abagabo bevariwe abagore, muhana amanota. Noneho ndashyira kurangahera ntacyo, reka tugumane 32, tugumane 32, cyangwa ndavanamo ikibazo kimwe mugire muzakore kuri kuri 15. Umugabo atanga amanota, yiha amanota kuri 15, n'umugore atanga amanota aho umugabo we amanota kuri 15, bateranye. Abagira munsi ya 25, munsi ya 20, abo hejuru ya 25 barahita biha amashyi, bazanyohereza amanota babonye, hanyuma tubasabire congratulation kuri KOP. So mwakoze cyane rero. Amakaro nayamamaje, electro power murayizi, ni ahantu ubona amasomo ajyanye na electricité n'akazi. Niyo travel yo iracaho, Olivier aragateramo. Abiga imodoka mujye kwa mwarimu Clement, cyangwa umuhamagare kuri 0782483722, provisoire wishyura nyuma umaze kuyibona. Imodoka rava 4 nayo iracyari ku isoko, irasaba miliyoni 16 n'igice. Ifite vitesse 7, inywa mazutu, ifite porte bagage, ntiyanagenze cyane mu mihanda yo mu Rwanda, yagenze amezi 6. So ibyo byose ni biva mu bakunzi bacu, kandi turabakunda cyane 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 pe. Muraba agaciro, muraba akamaro, tuzi icyo mumaze. Mwakoze rero gukurikira iki kiganiro, naho ubutaha.